ikindi kibazo cyitwa inzara. Inzara yo mu kabyeyi byeyi. Baba we narashonje mugabo. Narashonje ku buryo iyo umuntu angeze akambwira ngo ndashonje. Iyo cyaba ikiro cy'ubugari kimwe mfite mu nzu buryo nakimuha namusongera nkamugaburira akarya. Inzara urayizi. Kuko inzara ndayizi narashonje mbyara umwana wa mbere. Nuko nabitambutse ntabivuzeho. Narashonje ntwite mu mbyaro ebyiri mbyaye. Nta na rimwe nigeze mbyara ngo nishime nk'abandi babyeyi. Ubundi umubyeyi iyo yabyaga 4,000 urumva ko navuye hamwe ha 3. Yahabaye mpembwe 4,000 tubana neza yanze kwizirika nkavuga ntireka nihangane. Urizirika ubuzima kubaho no kwihangana. Ufite n'ibyo bikomere. Ibikomere byanjye. Hakaba abantu bambaza ngo ese wabaye iki? Ni nkuba ndagenda noneho mbikirage. Sinongera kuvuga. Buri cyo uvuga. Buri cyo mvuga. Iyo twite yandi ngiye kwa muganga asanga ntita abana babiri. Ati iyo ndirimo abana babiri. Aha. Noneho ibyaramarira ahubwo biba sinzi ukuntu nabyita. Ntago babyoroshye ngo akaga karongoye indushyi. Mana yanjye. Ngira Imana se wa mana we. Kuva icyo gihe nese ntangira kwivugana. None ubona umuntu agenda arivugana ntabwo ubuzi ibibazo afite. Abafite ibibazo byinshi ibibazo bikubana byinshi no kuri kwivugana. Wa muntu nubwo namusutse ibintu atakunze ariko kwa guca bugufi nagize kwatumaga agaruka. Akagaruka? Ni ukuri. Akagaruka. Ibyo rero ntago njya uza no kugera urabimenya none. Ha nubwo njya mbona yuko ari ubuhanga nagize ahubwo n'ubuntu bw'Imana. Ubwo nza kujyaho noneho ndabimenyera aranyitaho. Umutima uri kudunda dunda. Anyitabye ndavuga how are you? Avuga I am fine. Ntekereza iri jambo nongeraho. Ndangije ndavuga nti I am Gloria you dread. I am Gloria. I am Gloria you dread. Yego. Murakoze cyane reka twongere tubashimire abo tubana umunsi ku munsi muri rugendo rwo kuganira mu ijambo ry'Imana mu mpuguro mu nyigisho mu buhamya ndetse n'ibindi. Yego mbibutse ko turi mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ndagira ngo mbonereho kubwira abaduteze amatwi abatureba muri mu migabane itandukanye abari mu Rwanda mwese mbabwire ngo nukuri ni igihe cyo kwifatanya n'abagize ingaruka zikomeye kubera jenoside, abacitse ku icumu rya jenoside, abavandimwe, inshuti, imiryango bose tubabwire ngo nimukomere kandi mwihangane. Yego ni muri bwa buryo rero n'ubundi tubazanira abatangabuhamya kubera iki gihe kugira ngo twigishe abantu bamwe na bamwe batabahiye mu Rwanda batazi amateka y'icuraburindi rya jenoside, abana batoya, urubyiruko, ndetse tunibutsa abanyarwanda babaye mu Rwanda tubabwira ngo nyaboneka nimwibuke jenoside ko yadukomye mu nkokora ikatwambura abasaga miliyoni, bityo rero ibyabaye ntibizongere. Ngira ngo rero murabona ko mushiki wacu kandi twongeye kugira umugisha wo kugira ngo agaruke. Uyu munsi wa none tugiye kuganira nkuko twabimusabye muri version B, kiganiro cya kabiri kigendanye no kumenya ngo nyuma y'urugendo rw'inzira y'umusaraba ya jenoside ubuzima yabukomeje ate, abayeho gute. Ngira ngo murabizi ko hari icyo tugomba kwibaza ngo bise ubundi babayeho bate, tukabitekerezaho twese hanyuma bikanadutera kugira umutima wa kimuntu tukagira ubumuntu. Rero dusuhuze unabwira abadukurikiye amazina. Yego kwa kundi. Murakoze cyane. Amazina n'andi nitwa Murekatete Gloriosa. Murekatete Gloriosa. Umubyeyi. Abana abakobwa n'abahungu. N'ubundi nkaba naturutse mu karere ka Kamonyi. Akarere ka Kamonyi? Yego. Umurenge ni Gacurabwenge. Muri Gacurabwenge? Yego. Gloriosa ubwashize twaganiye utubwira inzira y'umusaraba itoroshye wabayemo, rugendo rwa gukomereye uri umwana w'imyaka 12, hanyuma ariko unatubwira ukuntu wageze mu Rwanda
waranahageze bitinze cyane kubera ko wari warihebye utazi ko hari umuntu uri mu Rwanda bakubwiraga ko igihugu kirimo umutekano ukumva ntabwo byizeye ntubyakire uragenda ugirira ibibazo mu Burundi urasitaragoringa icyakora kubw'amahirwe ntiwagwayo ugaruka mu Rwanda ufite n'akana wabyaye nabwo mu nzira yindi igoye ikomeye none ubu tugiye kuganiriza abantu kuko barabyifuje ese mu by'ukuri ubuzima bwa nyuma ya jenoside n'ibyo bikomere abantu benshi batari hari ngira ngo ubaye nkureba hirya bahita babona icyo gikomere uko kingana barakibona uko kingana ni igikomere kirenze ukwemera ubaye nk'uzamura uko kuboko barahita babibona hari barabibona ntabwo ari ubuzima bworoshye ni ubuzima butoroshye ese mu by'ukuri n'ibyo bikomere niyo mipanga imeze uko imitsi yaracitse utabasha kumva wabashije kubaho ute cyangwa se ubayeho ute murakoze cyane ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye kubaho mu buzima utagira umugabo utagira umuvandimwe wihangane ubwira umutakira kumve buriya mu by'ukuri nubwo ushobora kugira abavandimwe wenda ntimube close ngo mube muri inshuti cyane ariko ngo wabura iminsi ntabura umunsi yego hakagira igihe runaka umwe yahuraho nk'umuvandimwe ukavuga uti byanze kubera ya maraso akavuga ati umuvandimwe wanjye reka ngire uko mugenzi yego rero kuba mu buzima butagira umuvandimwe butagira umutware biragoye cyane ni koko naraje ngera mu gihugu gifite umutekano gifite ubuzima ariko cyane ko ntanize wenda mvuge ngo tuye diplome ndashaka akazi mbaho mu buzima butanyoroheye naraje ngeze mu giturage ngeze kuri mama wanjye aranyakira nka mama ariko nza gusanga ubuzima bwo guhinga butanyoroheye cyane ko ntari naranabikoze nta nubwo wari kubishobora nta n'ubuzima wari ufite ntibyankundira ubu inkozi ibyimba nkamara nk'icyumweru ndyamye ntabasha no kurya iyo yo kwitama ubwo rero nabayeho muri icyo giturage biza kwanga kugira mama wanjye ntabwo ndi bugume hano hantu cya giturage cy'Ibutare yego arambwira ati se mwana wanjye urajya hehe icyo ntakwemerera ni uko udasubira i Burundi i Kigali ni mu Rwanda ninkubura nzaza nkushaka i Kigali akana kamwe yumvaga adashaka ko nongera kujya kure kandi ari wowe afite yego ndetse icyo gihe barananyinginga abakecuru bakuru bamubwira ukuntu agomba gushyingira aho ngaho bakanshakira umugabo ariko ndabananira ndababwira nti njyewe ibyo nahuriye nabyo mu rushako ntabwo byanyoroheye kubera wa musaza twabanye i Burundi nta kuri namubonyemo nta buzima namubonyemo ntiyigeze amfasha nk'umuntu wanandutaga cyane ahubwo yari ankomerekeje kurushaho ibyo rero bituma numva nta kwihutira gushaka mbwira mama wanjye ko ntashaka umugabo ngiye gushakisha ubuzima mama wanjye aranyemerera mu bihumbi 2000 nzi Kigali mu bihumbi 2000 nzi Kigali nabwo icyo naje Kigali ngo waravuye i Burundi 99 muri 2000 rero nahise nzi Kigali mu mujyi aha ngaha nzana n'undi mwana w'umukobwa kagituranye tuje kwishakira akazi ko mu rugo cyane ko wabonaga nyine n'ubundi ndi gatoya ntarakana nanjye nubwo wari ufite umwana noneho kakana wagasize mu rugo wagasigiye mama noneho maze kuza ndaza nza gushaka akazi ko mu rugo dushyikira ahantu ku bantu baratwakira bamaze kutwakira baturangira akazi ko mu rugo buri wese bamujyana he njya kurera abana n'ubundi nkorera amafaranga 3,000 by'amanyarwanda 3 akazi ndagakora nkajya mpemba udufaranga nkohereza mama wanjye cyane ko rero musigiye undi mwana nkumva ko mama uko byagenda kose jyewe aho ndi ndarya nkaryama bya 3 ndabyohereza mama nkumva aribyo bimpaye amahoro ko mama abona 3 nibura bikuvuyeho yego ubwo rero mama wanjye nyine nawe yaribanaga nta mugabo yagiraga yabanaga nyine nako kuzukuruka ubwo noneho mbaho muri ubwo buzima abiyongeyeho mu cyaro
naje kuva rero muri ka kazi ka bitatu njya ha bine umukecuru n'umusaza rwose mbagiraho n'umugisha wa mbere ikora Imana ibampera umugisha aho bari mbasabiye umugisha ubwo noneho ndahabaye ntebe ndibuka rimwe hari umuntu ugize kunkomeretsa ari nayo mpamvu buriya nkajya nkunda no gupfa kubivuga cyangwa wanambaza tubabaye ikintu nakoze impanuka byakunaniraga gutanga ubuhamya byananiraga cyane noneho umuntu arambaza ati wabaye iki yaradusanze hano muri salo bamubwira ngo barantemye muri 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi wagutemye wakoze iki uko yakubwiye ngo bagutemye wakoze iki nahise numva babaye nkunteye icumu mu nda ndeba hasi ndamwara nyine mbura ikintu cyo kuvuga kuvuga ndavuga ngo ntabwo nzongera kujya ngira ikintu mvuga ubona bafite ingengabitekerezo arayifite nyinshi kumva yaba n'umunyamahanga arabizi ibyo ari byose azi ibyabaye muri iki gihugu ntabwo ari umunyamahanga ntabwo ari umunyamahanga ni umunyarwanda cyane rwose mwihorere ngo bavuye hanze mwihorere bavuye hanze yari yaraturutse hanze mwihorere niyo waturuka mu ijuru ntawe uyobeye ibyabaye hano ntawe uyobeye ko jenoside yabaye mu Rwanda noneho ndaceceka ndamwihorera ndihangana nyine ariko numva binkoza ahantu sinabitindaho nkomeza ubuzima bwanjye nagiye muri salo mvayo ndataha nkomeza ubwo buzima bwo gukora akazi ko mu rugo aho hantu rero naho naje kuhava noneho ndavuga ngo reka njye kwikodeshereza njye kwibana kumubana n'abantu muturana mukaganira bakambwira bati aka kazi wakareka noneho ugakora kuko rutaha icyo gihe umuntu andangira akazi mu Bahinde ko gukora ntaha ibihumbi 10 ibihumbi 10 ndagenda nshakamo geto ya 2 kera inzu za 2 zabaga ziri hari nubwo zabaga zimeze nk'imyobo ariko barayibonaga yego inzu ndayishaka hano Kimihurura ahantu bita mu Rwintare ndahabona munsi ya Rib ndayishaka nkajya nkora mu Bahinde nkazinduka kare nkagenda n'amaguru hano mu mujyi Matewusi nkakora amasuku nkateka nkafura nkatera ipasi narangiza nkataha nimugoroba nka 2:00 ataha muri ka kageto mama wanjye akabasha kubona kwa dufaranga nkatumwohererezaho akabona isabune y'umwana muri urwo rugendo rwose rero rutoroshye nabayeho igihe cyarageze ndavuga nti ku bundi ko mama wanjye ngira ndi umwe nkaba nta wundi muvandimwe akaba nta mwana ntingira uwamuzana tukabana noneho nza gutaha nyine ndabimuganiriza maze kubimuganiriza arambwira ati se mwana wanjye ntibizoroha nta kintu uri gutagangarira hano mama wanjye ngwino tugende tubane nizajya mbona igihumbi kiba tukirya gutyo bizananyorohera kuko ndavunika iyo ndi kugutekereza kuri hano n'umwana atekereza gutega nkaza akabasura ariko nituba turi kumwe hafi tuzafatanya uko dushoboye mama arankundira aranyemerera turaza mbazana i Kigali noneho icyo gihe mva muri ya nzu ya 2 njya muri 3,500 inzu tuyibamo nabona udufaranga nkadushyikiriza mama wanjye ubuzima bwanjye ntabwo nzi kwaya kuko mba nzi ko nisiga nkisanga ntabwo uzi kwaya nyine uragerageza yego noneho mama ndamuzana turabana tumaze kubana tuba hano Kimihurura nyine naho twagubyanga mu Rwintare turahabaye nza kugira gutya noneho rero ninjira mu rukundo ninjiye mu rukundo na mama waramuzanye naramuzanye ninjira mu rukundo ntangira gukundana ntangiye nyine gusa nk'uwibagirwa wumva utangiye kuba nk'uwibagirwa ibyo bintu byose byagukomerekeje by'umugabo mu rushako n'ibikomere by'inyuma cyane kuko nari nkiri n'umwana nyine yego ntangira noneho kongera gukundana maze gutangira kongera gukundana nahise mpuramo n'ikintu cyambabaje cyane mama wanjye yahise arwara amarabira ahita apfa mama wahise arwara amarabira ntiyarwaye iminsi yahise arwara ahita apfa yafashwe n'umutwe ahita apfa apfuye mbasubiye inyuma mbasubiye inyuma cyane muri iki apfuye amaze gupfa mushyinguye sanga ndatwite usanga ndatwite wowe kubera rwa rukundo wagiyemo mama arapfuye
mfite inda N'umwana. noneho isi Mfite n'undi mwana ahubwo. yandangirana. Ndababara nkubwira ngo byarambabaje ibyo bintu. Kubura mama byambereye ikintu gikomeye kuko niwe muntu numvaga inkingi ya mwamba mfite. Nabayeho meze nk'ikiragi. Ubwo yitabye Imana ryari? 2004. 2004. 2004. Abana banjye nababyaye 2005. Ukwezi kwa 5. Hashize igihe. Hashize igihe. Imyaka 20 ntiyuzuye. 21 ahubwo. Ubwo noneho mama ndamushyinguye bankubise byankukiyemo n'ubundi nivugana abana banjye bakambwira ati se mama ibisazi birakuze. Ahubwo ni mundeke mwa bana nditora nkivugana pe usanze ndi kwivugana wagira ngo ni umuntu turi kumwe. Byantangiye icyo gihe sanze ntwite nkuriweho n'ibibazo bingana gutya. Urugendo rwakomeje kungora rw'ubuzima ndacufura ariko nkagwa nkabyuka. Nkabyuka nkirwana nk'uko nshoboye mu mbaraga zanjye nkeya ariko nkirwana. Banyiyo nda irimo abana 2 ntangira kumera nk'umusazi nkajya nivugisha nkibaza se mana ibi ni ibicyo nkoreye. Zayibyara nde? Urarebye usanga ari umuntu ukwiriye abana 2 mw'iki gihugu. Ntongana n'Imana. Ni ukuri natonganye n'Imana ndayibwira ndayibaza ariko Imana nyine ni Imana. Bidatinze rero inda yarakuze irahuka. Mbona Imana haboneka abantu banyitaho bangirira impuhwe abampa utwenda tw'umwana. Urabizi igitsina gabo namba ari umusore mukundanye bimubwiye ngo ndatwite afunga amaferi. Babirangiye. Afunga amaferi cyane. Noneho hari ikindi kintu naje kubona kumva umuntu yumva ngo ntugira umuryango. Ubaye zero. Abibaye noneho bigira udubi. Nta kirengera. Ubwo noneho itaje gukurikiraho inda yarakuze igihe cyo kuvuka kiragera. Imana ibana nanjye. Imana iranyereka mbyara abana 2 umukobwa n'umuhungu. Tubyaramo umukobwa n'umuhungu. Umukobwa n'umuhungu mbabyara neza. Sinabagwa. Ariko noneho mpura nigomba kwishima. Umubyeyi yabyara anezerwa. Umuntu wese aba amufitiye impuhwe amwereka urukundo. Ariko ngewe ibyo bintu ntabyo nabonye. Ntabyo nzi. Ndasonza inzara iranjye napimaga ibiro 48 nose abana 2. Ndasufura ndwara malaria nkajya ntengurwa. Imana ibana nanjye ndinda kurwara bwake. Ndinda kurwara za ndwara z'abagore. N'uyu munsi iyo mbyibutse naba ndi mu nzira naba ngenda nk'Imana icyubahiro. Kuko nakabaye narangiritse bikomeye. Ubwo Imana igenda inyohereza abantu b'abaturanyi. Umpaye ikiro cy'ubugari, umpaye isabune yo gufura, umpaye ikiro cy'igikoma, umpaye ikiro cy'isukari. Ndabyibuka mbyara abo bana nibwo isukari yahise igura 1000 icyo gihe. Yego. Igikoma iyo nakibonaga nakinweragaho. Yego. Amasherekane ntayo. Icyo gihe njya nibuka iyo hari igihe nicara nkabwira abana banjye. Iyo mbonye umungana gutya shima Imana. Kandi Imana inambabarire ko nigeze kwivovota nibaza impamvu yabampaye. Kandi warasigaye uri wenyine. Imbabarire. Bwari ubuzima kari agahinda n'umubabaro mfite. Suko Imana yari yabikoze iyo biwe ko muzambera w'umumaro. Muzambera abagaciro. Abana nyine bagaseka. Ubwo abana banjye aka kanya bamaze gukura. Ni bakuru birumvikana. Bamaze gukura. Urumva ufite abakobwa 2 n'umuhungu. Naho undi ndera w'umuhungu. Kuno uvuga ngo ufite abahungu 2 n'abakobwa 2. Yego. Ubwo nabayeho nk'ubwo buzima. Si wo ngurera we wamukuye. Ndera no murumuna wa mama. Ubwo nabayeho nk'ubwo buzima bw'inzara n'ibibazo kwivugana nk'umusazi nkibaza nkisubiza. Mbubamo kubura nakoze akazi ko kubura mu muhanda. Nakoze ko gutera jardin pastorome nk'izo mpaye akazi nazitera. Nakoze ibiraka byo gufurira abantu. Nkaba naza nkakubwira nise wampaye utuntu nkatuvugutira. Ari amaco yenda kugira ngo mbone ikiro cy'ubugari. Nukuri mboneraho no kubwira ababyeyi nawe bakababanibwe. Nuhura n'ibibazo ntukihebe ngo hiranwe n'agahinda ujye ukora ibishoboka. Cyangwa wiyandarike. Si wo muti w'ibibazo, si wo muti w'ibisubizo. Cyangwa ngo wumve ko ugomba kwiyahuza ibiyobyabwenge. Ntabwo ari kwisubiza. Hari ubundi buryo wabaho.
hari ubundi buryo wabaho cyane ko leta yacu dufite leta nziza dufite abayobozi beza hari igihe ugira gutya kubera umutekano mwiza dufite ntaho umunyarwanda hejwe aho wagera hose uri umuntu muzima ufite ibitekerezo bizima ntabwo wabura kubaho yego ubona ugufasha akaguha icyo ashoboye kuguha nawe ukakimufashamo ko atagishoboye ukabaho nawe akabaho njya mbona abadamu biyandari kugasanga yicaye hariya ateruye abana ari gusabiriza ni ukuri icyo gihe nkubwiza ukuri nari gusabiriza urwego wariho rwari urwo gusabiriza nari gusabiriza ariko ndashima Imana ko ariko uranga ushinga iryinyo ku rindi najyaga hariya mu baseriviyani ukagenda ugakubura mu maseriviyani ndahareba najyaga njya guterera pasiparume baduhembaga ku wa gatanu dukorera 700 nkavayo nikorera uruba rw'inkwi ndi butekeshe nabagamo harya munsi ya kaburimbo mu maseriviyani nabaga munsi ya kaburimbo nkajya gukora ibiraka mu baseriviyani dutera pasiparume mu bapadiri mbaho gutyo nza kuva kwa padiri noneho akazi ko mu muhanda gukubura ubona ko gukubura ngewe nari ndi muri shift kubura kuva KBC kugera ministeri kuva kuri KBC kugera ministeri tunapfuragura pasiparume dupfuraguramo ibyo rero byaje kurangira nabyo uri gukomeza urwana n'ababana mara no mu kabari jya no mu kabari yego guseriva mana yanjye tuzi turagwira ngeze mu kabari imibereho yo mu kabari irananira pe nkumva ngize umushiha bitewe n'ibyo mpabona n'agasuzuguro kabamo ujya gufungura ikirahure akaboko kagahera mu gatuza kakagera hepfo mu ipantaro nkumva umushiha uranyishe nkakubwira nabi kandi umukiriya wo mu kabari mubwiye nabi n'urushyi warurya hariho nigeze kubwira nabi nkoze ku mabuno ikirahure kirenza korotire akinaga ibyuma ati uyu muginga mwazanye hano ni bwoko ki yego ibyo byararangiye rero nza kugira gutya navuga noneho intabyo reka nihimbire ibintu byo gusuka nta muntu wigeze ambwira ati bafata inweri gutya ntawakwigishije oya nk'abantu mwenye mbabwira ntihakagire umuntu uvuga ngo nabuze icyo nkora byagenze gutya uvuga abatarabona hari umudamu najyaga njya kwisukishaho nkagira gutya nkareba ukuntu abigenza nkaba nanamusoreza mbishaka ariko maze gukubitwa n'ibibazo nzengurutse ahantu hose navuze ntireka bya bintu dukora wambaza ngo ndabizi nkavuga ngo yego nakubwira ngo yego ukanzanira ukizana imisatsi nkakujyaho nkirirwaho umunsi wose byananiye wansaba miliyari nkavuga nti mana noneho ndapfuye kimwe kirareba indera ikindi nyagasambu gutyo nagira amahirwe ukagenda utirebye ariko wakwireba noneho mana yanjye abagore urabazi yahitaga ambwira nawe akambwira ati ibi ni ibiki wankoreye nkareba hasi nkabura ikintu mvuga nkamubwira nti muvandimwe rero mbabarira rwose imisatsi yananiye wari wampaye 3 kuraho 2,200 kugira ngo ndebe ko muva mu nzara Imana ndindira muri ibyo bintu ndabimenya maze kubimenya Imana impa abakiriya Imana imaze kumpa abakiriya nkajya noneho mbasha kurya 2 ku munsi nkabona udufaranga ko kwishyura ya nzu nabaga mu nzu y'ishyura 8,000 inzu y'8,000 nkayishyura nkizirika umukanda kugira ngo ntabure amafaranga yo kwishyura inzu y'abandi Imana indindira muri ubwo buzima mbubamo indya rimwe ku munsi igihe ikagera ibyo kurya nkabibona nabibura nabwo nkavuga ejo nzabona umukiriya niki ejo nzabona uwo nsuka yego nzabona uwo nsuka ubwo rero ibintu amaco yenda ajya akoresha yigeze kundangira umuntu w'umunyamahanga ndavuga se Mana ndavuga iki umuntu avuga icyongereza sinzi na bonjour ndabigenza gute umuntu nakoreye ari wamundangiye akajya duhuza nyine ngeze ku gipangu cy'umukire sinari buvuge nta kintu nari nzi kuvuga mpamagara umuntu wampuje nawe muhamagara nk'inshuro 30 atanyitaba kandi nkeneye amafaranga nkeneye kuyatahana ikintu nakoze nawe wari ugiye kumusuka yego ngiye kumusuka nakoze iki narebye muri telefone ndeba nimero yari yarayimpaye ndamuhamagara avuga icyongereza gusa ntekereza ijambo ndi buvuge birancanga muhamagaye dread yego arangije avuga
Gloria I'm coming. Yego urumva njye naratekereje avuga nti ibyo byose nimvuga Gloria iri zina yararyumvise ko ari usuka ninongeraho Dread ahita amenya ko ari Gloria wa Dread. Yego nirwanaho da uretse I am Gloria you Dread ngiye kubona mbona bahagaze muri etage bakanzetera komande igipangu kirakingutse barandinguza ndinjira ndagenda nkurikira ka cyanjye buragi ndangije barabikunda barabishima baramishyira ibintu byose rero no kwirwanaho ni kwirwanaho bagore twiga kwirwanaho tureke kurera amaboko tureke gukora ibidakorwa turera abana Imana yaduhaye nibwo butunzi dufite niyo zahabu dufite kuko umwana buriya ni ubutunzi bukomeye. Shima Imana rero ko yabanye nanjye icyo gihe cyose kugeza uyu munsi. Urwo ni rwo rugendo rwanjye rwanyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. None se Gloria yego nigeze numva uvuga uti ndera abana njyenyine mvuga ngo nta mutwaro ufite ni wowe wenyine n'abana bawe ndibya nkimara rwose. Ese bya bibazo wagiye uhurira nabyo mu rushako nibi byatumye noneho uhagarika gushaka? Yego uhitamo noneho kwibera uko nguko nyine kwiberaho gutya ukabana n'urubyaro rwawe? Ntabwo nigize nishima urwo rukundo rwose nakundanye ahubwo nagiye mbonamo umubabaro. Umubabaro umeze uti umubabaro wa mbere ni wo kubyara umwana ukamurera wenyine. None se wenda turebye Gloria ubu abo bana biga bate mubayeho muti ubu tuvugana? Urumva nagumye nkoragura muri ibyo bintu byo gusuka. Yego nkizirika nyine nkemera nkarya nabi nkambara nabi kugira ngo abana banjye bige babone uko biga. Yego uwo mukuru ntabwo yabashije gukomeza kwiga nyine nabwo n'ubundi buhamya nzabuvuga. Ntabwo yashoboye kwiga ngo arangize. Yego arangize nibura segonderi. Ariko abato Imana yangiriye neza babasha kunyumva ndetse babasha no gukunda kwiga. Abana batoya barankundira bakunda ishuri. Yego nkazunguruka gutyo nkakora ibyo biraka nkabasha kubashakira uko biga nkabasha gushaka uko turya. Urumva igihe cyaje no kugera noneho mva muri Kigali njya kuba Kamonyi. Kamonyi niho ntuye. Kigali yaje kukunanira? Yarananiye kubera ubushobozi n'inzu zaho njya kuba Kamonyi. Nza no kugira ikibazo ndwara za hypertension kubera ubwo buzima bwo guhangayika igihe cyose. Iyo mibabaro yose n'imihangayiko niyo yatumye mvuga ngo nzagumana abana banjye suko hatari abantereta ariko muri njye numva naba nibabarije abana numva naba mbateye ikindi kibazo. Nawe ufite ihungabana ryo mu rushako y'ubuzima twahuye nabwo byakubitira no kuri bya bikomere. Nkumva ibyo bintu ntabibangika kumva birakunaniye. Ugase namba rimwe ryanze kabiri kanga gatatu yizemera. Ni ikibazo. Reka nizirike ku bana mbarere wenda hari igihe Imana yazabamperaho umugisha. Yego Gloria ariko urumva uzi gusuka inwere z'uburyo bwose wenda nuko wabuze uburyo naho ngaho Kamonyi uri hari abantu babikeneye nuko habuze ubushobozi ubundi ufite ubushobozi hariya wakora ukibeshaho uwo muryango ugakomeza kusunika. Nukuri urumva kubera ibyo bintu by'amapresha narwaye pressure imiti buri munsi nk'ibintu binini bya buri munsi maze imyaka igiye kuba 10. Abantu bagira icyo kibazo tugenda ducika imbaraga. Za mbaraga nyinshi nakoresheje kwa gutekereza cyane byatumye indwara za hypertension. Cika intege ku buryo ubu ngubu ntakibasha kwirirwa nsirikira kwa kundi nasirikiraga. Wamamagara uri Gisenyi nkaza, wamamagara uri Nyamata nkaza, wamamagara uri Butare nkaza. Ubu sinkibasha sigaye nkora gato nkaremba gatuza umutwe mbese nkahangayika cyane. Izamvune zigenda zigaruka. Zose zigenda zigaruka. Ariko muri nge nkaba njya nicara nkatekereza nkavuga nti mbonye nk'akantu nkora ndi hafi byamfasha katarimo stress hakorera make ariko ndi hafi. Cyangwa niyo wabona hano kagashopu gato yak'izo bintu bya uzi gukora bizo nwere cyane ko nanabikora. Ubonye ukabutagenda ubonye ushaka akazo kamusukira aho ngaho utagiye ushaka kuwutwara akazo kaguruka kandi koko bajya babikora byose. Yego tuboneho kubwira abadukurikiye
umuntu wese ugira umutima w'imbabazi, umutima ufasha, ni ukuri yakunganira, kandi ni ukuri ntabwo uri umubyeyi usaba, ahubwo uri umubyeyi ukwiye gufashwa kugira ni gutyo. ukuri pe wankoreraho umugisha kandi Imana yazabimuhembera. Hanyuma rero nyine uri aho muri urwo rugendo, ariko wakomeje kwihangana, ntabwo wemeye guheranwa n'ubuzima ngo wiyahure, ahubwo watekereje ko ni ukuri ndikunda, ntabwo nakwiyahura. ntiwirego rwose, kandi nkunda n'abana bawe, ukunda n'abana bawe, nubwo ufite ibikomere by'inyuma n'imbere, ariko ufite n'icyizere cy'ubuzima. mfite icyizere cy'ubuzima, ndashaka kubaho kandi nkabera n'abandi urugero, nkaba nagira n'umubyeyi mugenzi wanjye inama, nkamubwira ngo komera, uriho kubaho nturiho gupfa, imbere ni heza. Yego Glory, Imana iguhe umugisha. murakoze cyane. Reka dusenge, ariko mbere yuko tuza gusenga turifuza kugusengera, ariko kugira ngo utambutse telefone yawe. Umuntu wese ushobora kugukenera, ushobora kwifuza ko yagira icyo avugana nawe cyangwa yakunganira muri urwo rugendo rw'ubuzima. nk'iyo miti ya buri kwezi ndayigura, iyo ya pureshi ndayigura, n'igihe mbura amafaranga yo kuyigura pe, hari igihe ibura, ariko burya ibyo navugaga ntihabayeho kukunganira, kuko burya icyo umuntu aguhaye kirangira ni ikintu n'ubundi kiba gituma uzahora ukeneye inkunga. Ariko iyo ubonye uburyo bugufasha kwibeshaho na wa mutura wigurira, mbega buriya na pureshi izamuka cyane kubera ibibazo. iyo ibibazo bigabanutse hari uko woroherwa, kandi reka tukubwire ngo komera wihangane, ukomeze gukomera, ukomeze kugira umutima ukomeye, kongera kubaho nibwo butwari. kandi nkunda kubwira abantu dukunda kuganira umunsi ku munsi, nkababwira ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaki impundu zikavuga. nkababwira nti ntimwihebe, hari igihe muzacana wake, hari igihe rero ucana ukaka, kabone nubwo biba bimeze bityo, cyane ko igihugu aho kijya ntabwo ariho habi, heza kuruta aho turi kuva. byiringiro niba twaravuye kure habi haruta ahandi, Imana ntabwo izadutererana aho tugeze ahangaha. kandi ntekereza ko wamenye Imana, umenya gusenga, bize ko wambwiye kusengera mu itorero rya Eperi, uri umukristo w'itorero ry'abaprotestante cyangwa se Eperi abaperesibiteriyeni. Imana ikomeze kunganire, igufashe. Reka rero dusenga, ariko mbere yuko dusenga badutambutse iyo nimero yawe, tambutse nimero yawe kugira ngo abantu bose bakeneye kuba hari uko bakeneraho cyangwa bakuvugisha baye bayibona. Yego yitubwire. 0788 0782 61 82 08 wayisubiramo 0788 08 amazina ibaruyeho Murekatete Gloriose. Tubonera kubwira umuntu utari mu Rwanda ko iyo nimero iyo ushyizeho akamenyetso ko guteranya, ushyiraho umubare 25 ugakurikiza iyo mibare, n'ubundi uramubona, ntago bigoye. Imana rero ibaho umugisha. Reka dusenge, sengere abantu bafite urugendo rw'ibikomere nk'urwawe, barahari bafite ubuzima nk'ubwawe, barahari benshi babayeho muri ubwo buzima, ariko Imana ibomore, ko niyo burya igira icyo ikora ikanakirema ikanagikomeza. Imana igira uko ibigenza, kandi reka ngukomeze nkubwire ngo humura. ubwo Imana yagwaye gushibuka, wari umwe mu muryango, ugira ibikomere ariko ntiwapfa. hanyuma ubu ngubu ufite abana bawe mu nda 3, ndetse n'uwo ngurera, hariho icyizere cy'ubuzima, kuko Imana yagwaye amashami yagushibutseho. ni ishimwe rikomeye. wari umeze gutyo w'ibikomere bigaragara n'ibitagaragara, ariko Uwiteka yamuhaye kongera kubaho. mu nda ye habonetsemo abana, mu rukiryi habonetse ishami ryashibutse. Mana yacu nziza, turagushimiye ku bwa Gloriosa. ndamusabiye Uwiteka umukomeze, umurwanirire uburwayi arwaye, wabukiza kuko ni wowe muganga. kigeretse kuri ibyo hari abandi bafite ibibazo nk'ibya Gloriosa, turabasengeye kugira ngo mwami
ubagirire neza, ubagirire ibambe. Birashoboka ko byagoranye Kristo, ariko kuri wowe ntibigorana. Ndasenze ngo marayika ukize imitima amanuke yomore Gloria, kandi guhera uyu munsi wa none agira ishimwe ryuzuye riturutse ku musaraba. Maraso yawe namuboneze, maraso yawe namukize, maraso yawe namuhindure, kandi Uwiteka n'abandi bigende bityo, n'abandi babohoke, n'abandi bakire, n'abandi bakire imbaraga, n'abandi bakire ubuzima. Guhera none Mwuka wawe wera akorere mu bana bawe. Urakoze kubomo inguma kandi kubakijije kibaro n'ikibi cyawe, duciye bugufi muri byose mu izina rya Yesu, amen. Ndumva ari ibyo. Murakoze cyane, kandi dukomeje rwose kuvuga ngo abafite ingengabitekerezo ya jenoside, twari twibagiwe no gutambutsa ubwo butumwa. Umuvugizi wa RIB Thierry Murangira, Dr. Thierry Murangira, ahora avuga ngo urubyiruko rwitwararike kandi ruhagurukiye kurwanya ingengabitekerezo. Reka tuvuge ngo usi n'urubyiruko gusa, n'abakuru bigende bityo, abantu bose bigende bityo. Bareke twibuke twiyubaka, kandi umuntu wese abe umuganda mwiza wo kubaka igihugu aho kugira ngo agisenye. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe nawe ubutaha. Shalom.